itangazo rizihagarika cyangwa se rizifunga ryashyizweho umukono na nyakubahwa minisitiri. Ubundi uko bigenda, yaba ishuri ryigenga cyangwa se ishuri rya leta, mbere y'uko ritangira rigira ubusabe rigeza kuri minisiteri y'uburezi rijyanye n'icyo bifuza kwigisha. Icyo gihe ikigo cy'amashuri makuru kiricara kikabisuzuma, noneho kigashyikiriza minisitiri, ikigo kikemererwa, yaba ari universite, yaba ari department cyangwa se porogaramu yihariye. Ubwo rero iyo bamaze kwemererwa, HEC, Higher Education Council, ikurikirana ishyirwa mu bikorwa by'ibyo bumvikanye, cyane cyane ko ishinzwe ireme ry'uburezi mu rwego rw'amashuri makuru. Bikagiye bagakora icyo wakwita nk'isuzuma ry'ibikorwa cyangwa isuzumangiro, bakareba ko bigisha, bakareba niba gahunda bihaye zigerwaho, bakareba niba abarimu bahembwa, kuko kudahembwa kwa mwarimu bigira ingaruka ku burezi, ku ireme ry'uburezi. Bakareba ibitabo niba bihari, mbega bya bindi byose bituma umunyeshuri ajya ahantu habugenewe hatuma yiga neza. Iyo ibibazo rero bivutse nk'uko, nanone bazabigeza kuri minisitiri, bakabigeza ku ba nyir'ishuri, bakabiganira, bagashakira hamwe umuti. By'umwihariko rero kuri izi universite zahagaritswe, ntabwo ari ibintu byatunguranye, n'ibintu byari bimaze iminsi, aho bari bamaze iminsi bakorerwa isuzuma, aho bari bamaze iminsi bababwira ibyo bagomba gushyira mu bikorwa, bakabaha igihe bagasubirayo bagasanga nta cyakozwe. Ariko noneho wareba naho biganisha, umwarimu ashobora kumara umwaka yenda adahembwe. Mwarabyumvise cyane cyane nko muri ya universite y'Ikibungo, ukibaza utese uyu munyeshuri ntatanga minerivare, ese yayitanze bigenda bite kugira ngo mwarimu yo kudahembwa? Icyo gihe rero n'ireme ry'uburezi rihagirira ibibazo. Ni muri urwo rwego rero iryo suzumwa ryakozwe, raporo igezwa kuri minisiteri ibishinzwe, noneho icyemezo cyo kuzihagarika kirafatwa. Hari abibaza bakavuga ngo aya mashuri yari amaze igihe atanga ubumenyi, mbere y'uko anatangira hari amasuzuma menshi aba yarakorewe ariko akemererwa gukora. Ese kuri ubu ngubu hari ushobora kumva ko afunzwe ari ibintu byacitse, ajya gusuzumwa bwa mbere akemererwa gukora? Ibyo se byari byitaweho, kuki afunzwe ubu ngubu? Ngira ngo abantu bashobora kwibaza ibyo bashaka. Iyo baguhaye icyemezo uba warasabye uburenganzira, mukagira ibyo mwumvikana. Iyo utabyubahirije rero kandi witwa ko urerera abanyarwanda, ntabwo nanone waba ari umuntu ubishinzwe ngo ugende ubyuke mu gitondo ugende ufunge. Ariko harabaye ibiganiro, abantu baraganiriye n'abashinzwe ishuri, haraganiriye na ba nyir'ishuri, baraberetse ibitagenda, barumvikanye ukuntu bigiye gukosorwa. Akaba ari nayo mpamvu mu by'ukuri abantu batagombye gutangara cyane, kuko aba bantu iryo suzuma ryewe bambwiye ko ryatangiye kera. Hari icyo bigeze gukora mu 2018, 17. Rwose iryo suzumwa ryarakozwe, rirabereka, noneho bigenda buhoro buhoro bagenda ngo bazakosora. Ariko buriya hari n'ikindi tugomba kumenya. Uburezi cyane cyane ubwo mu mashuri makuru burakomeye, busaba byinshi, bigasaba kwitanga, bigasaba kuba ufite n'amafaranga ushyiramo. Iyo utafite rero nyine ni kuriya bigenda. Ahangaha rero umuntu yareba no ku rundi ruhande, hari mu byagaragaye muri iryo suzuma nuko abarimu bari bamaze igihe badahembwa, ariko hari n'abanyeshuri bari basanzwe bahiga, bari baranishyuye n'amafaranga yo kugira ngo bige. Abo banyeshuri bazajya hehe? Abo barimu bazabaza nde ko amashuri yafunzwe? Icyo nasobanuye, ngira ngo abarimu baba barasinye kontara na nyir'ishuri, cyangwa se barisinya, buriya bafite uburyo bakora. Haba hari igihe haba hariho nka asosiyasiyo kuri ishuri, noneho iryo asosiyasiyo igashyiraho ubuyobozi bw'iryo shuri. Ubwo ni ukuvuga ngo rifite ubuzima gatozi, rifite aho ribarizwa. Mwarimu rero aba yarasinye kontara n'ishuri, ni ukuvuga yuko ibimugenerwa byanze bikunze aragenda akabisaba akurikije amategeko agenga umurimo mu Rwanda.
ku bijyanye n'abanyeshuri rero numva nta mpungenge nyinshi zakagombye kuba zihari kuko ayo mashuri menshi nabo abanyeshuri barabizi, ariko twarababaruye tuzi ngo muri uyu mwaka harimo abanyeshuri bangana batya bigaga iki n'iki bari bageze muri uyu mwaka, ku buryo mu byo minisiteri yadusabye ni ukuganira n'abakuriye ayo mashuri tukareba amashuri agaha abanyeshuri ibyo bagenerwa, ni ukuvuga indangamanota zabo bari barishyuye bageze muri uyu mwaka, noneho tugakorana n'andi mashuri ahari tukareba ukuntu bafashwa bakaba bajya gukomereza ahandi mu yandi mashuri bahuje ibyo biga bimwe. Niba wigaga ubuhinzi ntabwo ubuhinzi buba inateke honyine, niba wigaga accounting ntabwo accounting iba muri Christian University of Rwanda, niba wigaga uburezi ntabwo uburezi buba gusa muri college ndangaburezi. Ni ukuvuga rero ngo uwo murimo tugiye kuwukora, twarawutangiye turanawukorana n'abashinzwe imyigishirize. Uzi ko amashuri ayoborwa n'uwo bita vice chancellor, akaba afite umwunganiye ushinzwe amashuri uburezi, akaba afite n'ushinzwe administration. Abo barahari rero tuzakorana abana b'u Rwanda bashakirwa aho bajya kwiga. Hari imibare mwaba mufite y'ababaruwe bigaga muri izo kaminuza barakomereza ahandi? Imibare irahari, ariko ibyiza yenda kuyivuganya ko iyo niyo twafashe ubwo twajyaga mu masesengura, ariko ubu ngubu noneho ku bitangazo ryagiye habona turasubira inyuma dukorane n'ayo mashuri tubarebe dushaka aho bazajya kandi ntabwo bizagorana. Amafaranga we bari barishyuyeho bizagenda bite? Ibyo by'amafaranga rero urumva kubibaza heke ndumva, ariko urundi rwego bizaterwa n'umwaka bazaba bageze. Ntabwo iby'amafaranga twebwe dushinzwe ireme ry'uburezi, dushinzwe uburezi, imyigishirize. Iby'amafaranga none se niba barishyuye inateke keretse niyemera bigaragaye ko bishyuye bakaba bararangije, keretse ishuri ryemeye kuyataransifera ahandi, kandi nabyo nduba bitakunda. N'ubu icyo ngicyo cyo umuntu yazakiganira nabo kuri universite, abashinzwe imyigishirize n'amafaranga. Ariko zimwe mu mbogamizi bagaragaza ni uko abarimu bo muri ibyo bigo akenshi ntibahembwaga, noneho n'indangamanota n'amanota ntibayatange kuri abo banyeshuri, ku buryo bafite impungenge y'uko utazagaragaza ayo manota kubera atayahawe n'ibyo bigo ashobora kuzasubizwa inyuma cyangwa se akaba yatangira bundi bushya. Aho ngaho reka tuzabanze tubiganire. Urumva twebwe ntabwo twaba dufite umuti w'ikibazo gihagaze, twagiye ku mashuri abanyeshuri bahari biga. Ibyo bibazo baba bafite ko batabona amanota ntabwo babitugaragarije, kandi yenda mu by'ukuri si cyo cyari kitujyanye. Nta mpamvu rero umuntu yaba yarize, kuko amanota mwarimu ayajyana mu rwego rw'ubuyobozi bumukuriye. Ndumva nawe niba umunyarwanda muzima atafata umunyeshuri ngo amufate nka otaje, kuko mu by'ukuri umunyeshuri nta kosa afite. Yishyuye minerivare ye ayishyura kugira ngo yigishwe. Niba ubuyobozi bw'ishuri amafaranga bwarayajyanye mu bindi ntibwishyure abarimu, icyo gihe urumva yuko ikibazo ntabwo ari icy'umunyeshuri, ikibazo ni icy'ishuri. Nibo bagomba gushaka, kandi nanone kikaba cyawamureze nawe wavuze ngo uwo niba yarafatiraga iby'ishuri ariko nafatira iby'umunyeshuri. Ariko aho naho nihagera tuzahaganira, tuzashakira umuti. Dusoza mwakibutsa noneho kugeza ubu ngubu mwakongera kwibutsa abanyarwanda ayo mashuri yafunzwe? Aya mashuri yafunzwe, hafunzwe ishuri ry'indangaburezi riba mu Ruhango ryigishaga cyane ibijyanye n'uburezi. Hafunzwe ishuri rya INATEC University Institute Kibungo, hanafungwa Christian University of Rwanda ryakoreraga muri St Paul no mu karere ka Karongi. Kuri ubu ngubu ntabwo azongera gukora? Hari umuntu ushobora kuvuga ngo nibuzuye ibyangombwa yenda azongera akore? Ubwo ngubwo mu buryo bafungiwe bafite ibyo babwiwe, bafungiwe burundu, ariko nuvuga ngo bagomba bagatangira indi process bushyashya, kuko ubu ngubu INATEC kuyifunga burundu cyangwa se Christian iyo yakoraga mu buryo bwari butaruzura neza, baramutse bashatse kongera gutangira n'ukongera gusaba bagatangira bundi bushyashya. Ntabwo ari icyo wita ngo ni uguhagarikwa by'agateganyo, oya, bahagaritswe abandi bambuwe uburenganzira bari bafite. Murakoze cyane, keretse niba hari ikindi mwakongeraho.
icyo nakongeraho ni ukubwira ababyeyi tukabwira n'abana n'abo barezi yuko batagomba guhungabana. Ibibazo byari bihari, byari bimaze iminsi, bari babizi cyane ndetse bari banabizi no kuturusha. Ikindi cya kabiri ni ugukangurira ababyeyi ngo abana bajya kwiga bazajya babanza basesengure bamenye ngo ese umwana wanjye mujyanye mu ishuri rihagaze riti, kuko nabyo buriya ni ikibazo. Ni ikibazo agomba kumenya, kuko ubu burwayi bw'aya mashuri ntabwo ari ubwa none, bwari bumaze igihe kinini. Numva rero icyo ngicyo nicyo tugomba kuba tugakanguka, tukamenya aho tujyana abana nabo bakareba, kuko uramutse utize muri inateke wakwiga n'ahandi. Amayuniverisite yabaye menshi hano mu gihugu, ku buryo umuntu agomba kubaza akamenya ngo aha hantu ngiye harangeza kuki, haramiki. murakoze cyane. Murakoze namwe, murakoze. nitwa Dr Ruzibiza Aloise, ni impuguke mu burezi n'isuzumabumenyi. Minisiteri y'uburezi ifite inshingano none no gusuzuma imikorere ya za kaminuza zigenga cyangwa se kaminuza ya leta, n'inshingano kandi ni imirimo isanzwe. Ikindi niba koko nk'uko wabyumvise kandi nanjye narabibonye, ndetse hari n'ibaruwa nabonye nasomye bijyanye na za kaminuza zimwe zafunzwe nka University ya Kibungo, Christian University y'u Rwanda na AIC Ruhango. Ibyo rero bavugaga ngo ingaruka ku burezi, koko icyo kibazo niba ari icyemezo cyafashwe, ahubwo ni icyo kureba uko za kaminuza zigishaga bari abanyeshuri n'ukuntu twasubiza neza ibibazo by'aba banyeshuri n'aho bazigira. Icya mbere ngewe nk'uko mbibona nk'umuntu w'umurezi kandi uhugukiwe mu byo gusuzuma imikorere n'imikoranire haba mu burezi cyangwa mu yindi mirimo, ngewe icya mbere mbona ni uko gufata icyemezo byo ni ngombwa, kandi icyemezo gifatwa hakurikijwe iki? Isuzuma mikorere. Buriya mfashe nk'urugero, kugira ngo bafate icyemezo nka kiriya, Minisiteri y'uburezi gufata icyemezo nka kiriya, ni uko koko hari ibifatika yagendeyeho kandi byinshi biragaragara. Dufate nka za kaminuza zidahemba abarimu. Umwarimu waraye ubusa ntibamubwira ngo mu gitondo ngo ajye kwigisha, mu nda nta kirimo ngo ajye kwigisha, koko ayo masomo yateguye ate, arayatanga ate, se ibibazo afite arabikemura ate? Mu mutwe we buriya haba harimo ikindi kibazo. Noneho rero niba adatekanye kandi uzi yuko umuntu atanga ubumenyi atekanye yateguye, icya mbere rero ni ukuvuga ngo ireme ry'uburezi kugira ngo ryuzure harimo icyo bita ibyiciro byinshi. Hari uguha agaciro umunyeshuri, hari ugufunguka mu mutwe, hari ukubaka ubumuntu bw'umunyeshuri, hari no kuba intangarugero. Noneho rero niba umwarimu afite ikibazo atarahembwe amezi 2, amezi 3, umwaka se, kandi agakomeza akazirika umukanda, koko hari ikibazo gikomeye. Noneho rero kubona za kaminuza zarafunzwe haziri uko ari 3, ngewe uko mbibona ku giti cyanjye, ingaruka ziri ukubiri. Icya mbere ni uko uburezi buhawe agaciro, icyo ni cyo kintu cya mbere, kubera kiriya cyemezo nyakuri cyafashwe. Icya kabiri, kugira ngo umunyeshuri azige arangize amashuri ye atarujuje ibyangombwa bisabwa na leta, ibyo nabyo byaba ari ikibazo. Noneho rero ubu ni ukuvuga ngo ni ugusuzuma icyakorwa. Icya mbere ngewe uko mbona, ziriya za kaminuza zose zafunzwe ni uko zakora inama, abayobozi bahari bagakora inama, noneho bagakora lisite y'abanyeshuri
bose abanditswe kuri buri kigo. Icya kabiri, aho bari bageze biga, amasomo bize, amanota babonye, iyo raporo igasesengurwa ikajya ahagaragara. Icyo kintu cya mbere. Icya kabiri, kureba umunyeshuri niba yarize yarishe minerivare cyangwa se yarishe igice cyangwa yarishe yose. Aho naho ibyerekeye ku mafaranga nabyo bakareba ikigomba gukorwa. Umunyeshuri warangije hari uwarishe menshi ugomba kuzayasubizwa, ibyo ni ngombwa. Niba atararishe nayo akwiye nabwo bakareba ukuntu yakuzuza ibyangombwa kugira ngo azabone rwa rupapuro rumuhesha agaciro ngo ajye kwiga ahandi. Icya gatatu ni uko minisiteri y'uburezi hamwe na kiriya kigo kirebera imiyoborere n'imikorere ya za kaminuza HEC n'ibyo bigo byafunzwe bagakora inama, noneho bakareba ukuntu umunyeshuri yakongera kuzatangira aho yari agejeje ejo bundi, haba mu kwa 9 cyangwa nyuma yaho, bizaterwa n'uko kwirinda korona byifashe hano mu Rwanda. Ngewe nguko ukuntu byumva, kandi gusuzuma imikorere ya za kaminuza byo bihora biba buri gihe, buri mezi 3 hari raporo zitangwa. Hariho rero ibigo nka HEC ukuntu igira inama ibigo by'amashuri makuru za kaminuza, raporo hari zigaragara. Aha rero gufata icyemezo byari ngombwa kandi byari bikenewe kugira ngo n'u Rwanda ruhabwe agaciro. Kandi kwibohora harimo byinshi. N'uburezi, muzi yuko uburezi ari inkingi, ari imwe mu nkingi zikomeye z'iterambere rirambye. Murakoze cyane. Hari bamwe mu bavuga ko izi kaminuza kugira ngo zitangire gukora hari ibyangombwa ziba zarasuzumwe bareba ku ibyo zujuje, noneho zikageraho zigakora. Ariko ubu ngubu hashize igihe zikora, ubu ngubu icyemezo gifashwe, ubu ngubu ko zigomba gufungwa. Ese mwebwe nk'impuguke mu burezi ibyo mubivugaho iki? Ahangaha yenda ntihaba habayeho kwirengagiza, kuko hari bamwe barangijemo, noneho nyuma nibwo hasohotse ibaruwa igaragaza ko ubumenyi zitanga buciriritse. Nk'uko maze kubivuga, icyo bita icyemezo cyafashwe gifatwa hakurikijwe raporo zinyuranye kandi z'igihe kirekire. Nakubwiye mu magambo make yuko HEC isuzuma imikorere ya za kaminuza n'amashuri makuru buri mezi 3. Nguhaye nk'urugero nuko inama yabaye, bakagira inama ubuyobozi bw'ikigo bugomba kugenda bukabonana n'abandi, n'abarimu, n'abanyeshuri, n'abaterankunga, n'abafatanyabikorwa, bakikubita agashyi. Ariko igihe birenze inkombe, minisiteri y'uburezi igafata icyemezo, ntabwo ari ukuvuga ngo byacitse. Icya kabiri, igihe umuntu agiriwe inama ubwa mbere, akagirwa inama ubwa kabiri, akongera akibutswa, ndetse amadeni akaba igihe abaye umurengera, icyo gihe rero minisiteri y'uburezi ifata icyemezo iri mu nzira nyayo yubaka igihugu, kandi muzi yuko turi muri vision 2050. Ubu rero nta kujenjeka. Murakoze cyane. Cyetse nari ikindi mwakongeraho? Icyo nakongeraho ni uko nshimira ubuyobozi bw'u Rwanda bushingiye kuki. Icya mbere, hari ubufatanye, hari inama, hari n'ubunararibonye. Urebye kwibohora kuva muri 1994, urugendo tugenda mu nzego zose, mu mirimo yose, haba mu miryango, haba mu burezi, haba mu bucuruzi, umuntu ahari yarakwiye kwikubita agashyi akavuga ati igihe kirageze nta guhemukira u Rwanda, kandi ukuri guca mu ziko rigushya. Murakoze cyane, tubashimire kuri uyu mwanya muduhaye. Murakoze namwe Radio Rwanda guhora mutekereza kureba ukuntu ubufatanye bwaba hagati n'inararibonye. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Mamagarira undi.